akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho yigaye. Bavandimwe mukunda ijambo ry'Imana turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni mwene so Ntakirutimana Emmanuel, umubwiriza butumwa umugorozi, ubwiriza ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi. Ku basanzwe bamenyereye ibyigisho bivuga ku butumwa buheruka, uyu mwanya Imana iduhaye amahirwe ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana, mube hafi mukurikirane kugira ngo twese turisangirire hamwe. Insanganyamatsiko yacu y'uyu mwanya tugiye kuganira ku itorero ku kibanza cy'intumwa. Itorero ku kibanza cy'intumwa. Ngiyo insanganyamatsiko yacu. Ndabamenyesha ko muri iyi nsanganyamatsiko ni insanganyamatsiko izakomeza ku buryo tuzakomeza kuyiganira tukavuga ingingo nyinshi zitandukanye. Rero abari kureba ubutumwa bwiza, mbere yuko dukomeza ngo tujye mbere, reka dusenge Imana. Urakoze Muremyi wacu, tugushimiye ko mu byiza ugira uduhaye umwanya wo kwiga ijambo ryawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dufashe, twigishe, kandi iri jambo ridukirize hamwe n'abatwitegereza n'abatwumva, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko maze kubabwira insanganyamatsiko ivuga itorero ku kibanza cy'intumwa. Kuri bamwe ibi yenda batamenyereye Bibiliya ntibabanguka kubyumva, ariko reka twifate nk'aho abenshi bazi itorero rya Gikristo ryahanzwe na Yesu Kristo ubwe, agatora intumwa ze 12, akazongera zikaba nyinshi zirenze uwo mubare, ndetse akanazituma kubwiriza mu isi nk'uko byanditse muri Matayo 28 muhere ku murongo wa 19. Rero igihe yatumaga abigishwa be, igihe yari ku isi akora umurimo, igihe yari ku isi ahanga itorero rye bwa mbere, hari ubutumwa babwirije, hari uburyo babubwirije, hari amahame yabayoboye. Ayo akaba ariyo tugiye kurebera hamwe mu nshamake, noneho bikaba biratubera icyitegererezo n'urufatiro rw'itorero ryo mu minsi iheruka. Turahera ku murongo wa Bibiliya, Matayo igice cya 24. Hari iki gice cyose ku bakunda kugisoma kivuga ibimenyetso byo kurimbuka ku isi yacu, byavuzwe babigereranije n'ibyo kurimbuka k'umurwa wa Yerusalemu wabayeho mu myaka ya kera, ukaza kurimbuka inyuma y'ivuka rya Yesu ahagana mu mwaka wa 70. Mu bimenyetso byinshi bihavugwa, turita kuri bibiri. Icya mbere kiri ku murongo wa 5, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Uyu murongo ukaba ufitanye isano n'umurongo wa 11, ahanditse ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Noneho iyi mirongo ibiri dusomye ivuga ku kintu kimwe, abantu benshi bazaduka bakiyita Kristo, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bakayobya benshi. Iki ni ikintu kimwe, ariko kandi muri iki gice kivuga ibimenyetso byo kuza kwa Yesu no kurimbuka ku isi yacu, umurongo wa 14 uvuga ibindi, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko izi. Ngaho reka tugereranye ibi bintu bibiri,
maze tuvanemo inyungu muri iyi nsanganyamatsiko yacu. Ni ukuvuga ngo igihe Yesu yari mu isi, umwana w'Imana, umucunguzi w'isi n'ijuru, yazanye ubutumwa bwiza bwari buje kubwira abanyabyaha ko ibyaha byabo ababyihanye babibabariwe. Yazanye ubutumwa bwiza bwari buje busanga idini y'Abayuda yari yaraguye cyane mu migenzo n'imihango by'ibihimbano, ikagwa mu gushaka inyungu n'icyubahiro no gukomera yitwaje iby'iyobokamana. Yazanye ubutumwa bwiza bwari buje kunyurana n'Abayuda babaga mu by'Imana ariko mu by'ukuri bashaka inyungu zabo ku giti cyabo. Nuko araza arabwiriza, abakene bagubwa neza, impumyi zirahumurwa, abandi barwayi barakizwa, abashonje baragaburirwa, ibitangaza byinshi birakorwa, abanyamibabaro babona ihumure rimuvuyeho, ababyeyi, abana, abakize n'abakennye buri wese akamwisanzuraho. Nuko Yesu aza ku isi ari igisubizo cya buri wese. Noneho ari guhanura ibizaba biriho muri iyi minsi y'imperuka, yahanuye ko hazaba abahanuzi benshi b'ibinyoma, ariko bamara kubaho hagasoza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Yakoresheje imvugo ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami. Mbibutse ko muri Bibiliya abantu bigeze bamubaza bati ubwami bwawe buzaza ryari? Arangije arabasubiza ngo ubwami bwanjye ntabwo buzahinda buturutse iriya, ntibuzaturuka mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo, ntimuzumva urusaku rwabwo buturuka hasi cyangwa se hejuru, ahubwo ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Erega ubwo yavuganaga n'abigishwa be niwe wari wivuze, niwe wari uhagaze hagati muri bo, niwe wari uvuze ngo ubwami bw'Imana buri hagati muri mwebwe. Noneho yongeye kuvuga ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami niwe wari wivuze, we butumwa bwiza niwe wari wivuze, we nkuru nziza yanejeje abari ku isi bose, bari abanyamubabaro n'abanyabyaha batagira kirengera. Nuko aravuga ati ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzongera kwigishwa mu isi yose, bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, niburangira imperuka izahereko ize. Noneho ubu butumwa bwiza we ubwe yavuze, twakibaza tuti kuki mu gice kimwe kivuze ibimenyetso bizaranga iyi si yacu ko igiye kurimbuka, akavugamwo abahanuzi b'ibinyoma cyangwa se abaziyitirira izina rye, akaba ari naho avuze ubutumwa bwiza? Ni ukuri. Ngaho reka dusome uyu murongo wo mu Befeso igice cya 4 umurongo ni wa 5. Hari amagambo yatera umuntu wese ukunda ibyanditswe byera kwibaza. Haranditse ngo hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe. Hariho Imana imwe ariyo data wa twese, udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Noneho ku bakunda ibyanditswe hari icyo kuzirikana n'icyo kwitabwaho. Niba hariho umwami umwe, hakabaho kwizera kumwe, hakabaho umubatizo umwe, Imana akaba ari imwe, birumvikana ko uwayoboka uwo mwami akizera akabatizwa uwo mubatizo akayoboka iyo Mana, birumvikana ko n'idini cyangwa se aho yaba asengera, ab'isi bose bayobotse uyu mwami bakemera uyu mubatizo bagasenga nk'uko Imana ibivuga, ni ukuri bagahuza kwizera, barema idini imwe. Ariko murabona ko muri iyi minsi y'imperuka imyizerere y'abantu ni myinshi, iratandukanye, basengera mu madini atandukanye, ntibahuza nk'uko n'abapagani ba kera batahuzaga imiterekero, ku buryo nubwo idini yaba imwegereye cyangwa se aho basengera ari hafi yiwe, hari ibindi yayobotse yakiyemeza agakora urugendo rumuruhije, ariko ntabwo yavuga ngo naha barasenga ngo ajyemo. Nuko abantu batandukanije imyizerere. Ibyo gutandukanya imyizerere, iyo myizerere itandukanye, nta kuri kune, nta kuri gutanu, nta kuri kubiri, ahubwo ibintu byose iyo bihuye bidahuje, icy'ukuri aba ari kimwe. Ndabara mu myizerere. Kubw'ibyo rero Yesu igihe yavugaga abahanuzi b'ibinyoma, igihe yavugaga abaziyitirira izina rye, yaravuze imyizerere itandukanye ariko idafite urufatiro mu ijambo ry'Imana. Noneho kugira ngo abantu batazagwa mu rujijo,
arongera avuga ngo hazabaho n'ubutumwa bwiza bw'ubwami buze bukurikiye iyo myizerere. Kugira ngo abantu rero batazayoba bakibaza batese ko yose itandukanye, ko yose ivuga ibitandukanye, twabwirwa n'iki imyizerere y'ukuri, twabwirwa n'iki itorero ry'ukuri? Yeremiya 6:16 hari umurongo utuvana mu rujijo. Yeremiya 6 umurongo ni uwa 16. Haranditswe ngo Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Bibiliya ikoresheje imvugo mpanuzi iravuze ngo ni muhagarare mu nzira murebe. Iyo myizerere Bibiliya iyigereranije nk'aho ari amayira abiri, aho abagenzi bagera bikabayobera, akavuga tese ngana iburyo nyura ibumoso nzamuke manuke, byamuyobera kuko imyizerere itandukanye. Bibiliya yavuze ngo ntuhubuke, ntupfe kuyoboka, ahubwo hagarara, numara guhagarara urebe ubaririze inzira nziza. None si iyo nzira nziza nayibwirwa n'iki? Ni inzira za kera. Izo nzira za kera rero zanditse mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 20. Iri torero rya mbere ry'intumwa za Yesu yahanze ku ikubitiro, hari amagambo yavuzwe na Pawulo aravuga ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Birasobanuye ngo kugira ngo utaba uyobye umenye za nzira za kera, kugira ngo uzirebe mw'inziza akaba ari unyuramo. Bibiliya iravuze ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa. N'uyu Yesu wahanze itorero ry'intumwa, ni izi ntumwa zakomeje umurimo yagiye mu ijuru, uko zakoze, uko zizeye, umwuka wari uziyoboye. Umuntu wese uri ku isi uyobowe n'ibyo bintu, uko zizeye, uko zakoze, umwuka wari ubayoboye. Uwaba ari ku isi yizera kandi akayoborwa n'uwo mwuka ntabwo aba yarayobye, ahubwo aba ari muri za nzira za kera. Noneho ni nabyo byitwa itorero ryubatswe ku kibanza cy'intumwa. Mbese bavandimwe mureba ubu butumwa, ntabwo Yesu yaza mu isi ngo ajyane itorero ridasa n'iryo yasize. Akaba ariyo mpamvu bidusaba ko twiga iryo torero rye n'intumwa ze, ngo mbese ryari rimeze rite. Reka mbabwire bimwe mu byarirangaga, noneho murabigereranya n'ibiri kubera mu isi, biravana buri wese mu rujijo amenye itorero ry'ukuri. Icya mbere ni uko iri torero rya Yesu n'intumwa ze ryahaga agaciro ijambo ry'Imana. Iri torero rya Yesu n'intumwa ze ryahaga agaciro ijambo ry'Imana. Mu gihe benshi ku isi bagoreka ijambo ry'Imana, byanditswe mu Bakorinto ba 2 igice cya 2 umurongo wa 17, aho Pawulo yavuze ngo twebwe ntitumeze nk'aba bandi bagoreka ijambo ry'Imana. Ababo bahaga agaciro ijambo ry'Imana. Rwari rwo rufatiro, rwari rwo rugero rw'ubuyoboke, kuko byanditswe mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16, avuga ko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu, bikamutunganya, bikamuhanira gukiranuka, bikamwemeza ibyaha bye, umuntu w'Imana akabashyitse afite ibimukwiriye byose. Iri torero rero ryahaga agaciro ijambo ry'Imana. Ikindi, igihe Yesu yabatumaga muri Matayo 28 umurongo wa 20, yarabatumye ngo bajye kubwiriza abaremwe bose, babahindura abigishwa. Yongeraho ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'ibihe. Abazasoma ibitabo, muzasoma igitabo bita Ubifuzwa mu bihe byose. Mu Cyongereza ni urupapuro rwa 826, naho mu Gifaransa ni 828. Haranditse ngo igihe Yesu yari abatumye kujya kwigisha, ngo mu byo bagombaga kwigisha ngo nta bihimbano by'umuntu byari birimo, nta migenzo yagombaga kubamo. Mbese ibihimbano, imigenzo, ibyamenyerewe, inyigisho y'umuntu nubwo yaba akomeye cyangwa akaba ari umuhanga ntiyarimo. Ahubwo iri torero rya mbere ry'intumwa dusabwa kwigana ryagombaga kuvuga icyo Imana yavuze mu ijambo ryayo, mu bahanuzi ba kera, mu bera ba kera, n'ibyo Yesu yabibwiriye ubwabo igihe bari kumwe. Rero iri torero
ni ukuri twarifatiraho icyitegererezo natwe muri iki gihe cyacu tugaha agaciro ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni uko iri torero ryafashaga abakene. Gufasha abakene ryari ishami rimwe ry'umurimo w'ibwirizabutumwa. Reka mbabwire ko ibwirizabutumwa hari ibwirizabutumwa mu magambo nk'uko turi kuganira kubitegereza ubu butumwa, ariko hari n'ibwirizabutumwa rishyizwe mu bikorwa. Iri torero rero ryafashaga abakene nk'uko ryari ryarabibwiwe kandi rikabihabwaho icyitegererezo na Kristo we muhanzi waryo. Mbibutse ko nimusoma muri Matayo 25 muhere ku murongo wa 31 haranditse ngo ubwo umwana w'umuntu azaza ngo afite ubwiza bwe, ngo azicara ku ntebe, ngo amahanga akoranire imbere ye, ngo abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene, ngo intama zishyira iburyo ihene zishyira ibumoso, ngo nuko umwami abwira abari iburyo ngo nimuze murage ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko nari nshonje mukamfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, naka icumbi mwarancumbikiye, ndi mu bitaro cyangwa se muri gereza mwaje kundeba. Ngo abakiranutsi batangare bamubaze ngo mwami ibyo twabigukoreye ryari? Na Yesu ngo arababwira ngo ubwo mwabikoreye umwe wo muri bene data boroheje hanyuma y'abandi, burya ni nge mwari mubikoreye. Ubwo iri torero ry'intumwa nk'uko Yesu yabigenje ari ku isi, afasha abakene, ahumura, azura, agaburira ibihumbi byinshi nk'uko mubisoma mu byanditswe byera, n'aba bamuyobotse ku ikubitiro bakoze imirimo nk'iye kuko bagombaga gusa na shebuja wabatumye. Rero itegeko bahawe ni ugufasha abakene, barabikora kandi koko ntabwo gufasha abakene byamaze ubukene bwabo gusa. Byanditse mu Bakorinto ba kabiri igice cya 9 umurongo wa 12 ngo kuko umurimo wo gufasha abakene ngo ntabwo umara ubukene bwabo gusa, ngo ahubwo utuma na benshi bahimbaza Imana, baba babikorewe baba babirebye, abo bose bakanezezwa nuko abo bana b'Imana buzuye umwuka nk'uw'Imana. Ibyo muzazabisoma no muri Petero ya mbere igice cya 2 umurongo wa 12 ahanditse ngo mugire ingeso nziza ngo hagati y'abapagani, ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, ngo ariko nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Ikindi cyarangaga iri torero kugira ngo muryitegereze neza murigereranye n'ibibaho, nuko iri torero ry'intumwa ritagiraga abakuru bishyira hejuru. Ntabwo ryagiraga abakuru bishyira hejuru, ahubwo ryakoreraga mu mpano. Bana b'Imana, Imana ni data. Imana ni data, natwe twese turabavandimwe. Ibyo byanditse mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Imana ni data, natwe twese turabavandimwe. Rero Yesu igihe yari kumwe n'abigishwa be hano ku isi, bitewe nuko byari bimenyerewe ko mu idini y'Abayuda habamwe abakuru bigira ibihangange bagakandamiza abo basuzuguye bitewe n'imyanya babaga barimo mu idini. Ibyo byatumye Yesu avuga aya magambo muri Matayo 23 umurongo 8, ariko mwebweho ntimuzitwe rabi kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe, kandi ntimukagira umuntu wo mu isi mwita data kuko so ari umwe ari uwo mu ijuru, kandi ntimuzitwe abakuru kuko umukuru wanyu ari umwe ari Kristo, ahubwo uruta abandi muri mwe ajya mu mugaragu wanyu, uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Iri torero ntabwo cyagiraga abanyacyubahiro babyigira bakomeye bibihangange bakandamije rubanda, oya, batunzwe no kurya imitsi yabo n'inyungu zabo, oya, ahubwo bose nk'uko Kristo wari hanze yari yarabaye umugaragu wabo wo kubakorera, nk'uko byanditswe muri Matayo 20 ureka umurongo wa 26, aho yavuze ngo ushaka kuba mukuru azaba umugaragu w'abandi, ushaka kuba imbere azaba imbata yabo, ngo nk'uko ngiye umwana w'umuntu ntaje mu isi nje gukorerwa, ahubwo naje nje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwanjye kuba incungu ya benshi. Uko yabihayeho icyitegererezo, ni ukuri iri torero naryo ryagombaga kumwigana, rigakora rikabwiriza ritagira abakuru bishyira hejuru y'abandi, ahubwo bagakorera mu mpano, uririmba, usenga, utura, uturisha, ufasha abakene, ugabura ibyo kurya, abo bose umunyembaraga n'umunyabwenge n'ufite inama, kuko buri wese impano afite yagize uruhare mu guteza imbere itorero ry'Imana n'umurimo wayo, ibyo byose akabihererwa agaciro. Niyo mpamvu habagamo kubahana
ntabwo harimo ba nyakubahwa bapfukamirwa. Byanditse mu Roma 12 umurongo w'10, ahanditse ngo ku byo gukundana mukundane bene data, ku by'icyubahiro buri wese ashyira imbere mugenzi we. Nuko bari bameze bose bagakundana bakareshya, buri wese akubahira undi icyo amurusha, buri wese akubahira undi umwanya afite, kuko mu itorero ry'Imana tugendeye ku iryo ry'intumwa, ni ukuri nta wari ubuze icyo amaze, kandi icyo buri wese amaze cyari gihawe agaciro. Iryo torero rero kuri utwo tugingo ndi kuvuga mukomeze muryitegererezeho, kuko kugira ngo abantu batazayoba niryo umuntu yapimiraho ibiri mu isi nabyo byitwa amatorero, maze akamenya uko ayoboka. Iri torero ryerereje Yesu, muzabisoma mu Byakozwe n'Intumwa 5 umurongo wa 31. Ayo magambo yo ndayasoma. Ryari rimufite nk'uwo ryahawe ngo atere benshi kwihana. Ibyakozwe n'Intumwa 5:31 haranditse hati 5:31, Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abukomeye n'umukiza ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Bavandimwe, nimunasoma ku murongo mu Byakozwe n'Intumwa mu gice cya 4 umurongo wa 12 haravuze ngo nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe dukwiriye gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Aba rero bari bazi kuryerereza bakarishyira hejuru, ari nayo mpamvu habaga ubwo n'intumwa zakijije abarwayi, maze zamara gukiza abarwayi abantu bakazitangarira, bakazirata, bakazishima, ariko Yesu akavuga ati, intumwa zikavuga ziti ntimudutangarire, ntimuturate, ahubwo Yesu w'i Nazareti ni izina rye niryo riduha gukiza abarwayi no kwirukana abadayimoni. Ibyo muzabisoma muri Bibiliya. Noneho ikindi ntabura kuvuga nuko izi ntumwa za Yesu zahaye agaciro amategeko 10. Muzabisoma Yesu wabatumye muri Matayo 5:17 kugeza 18, ndetse no muri Luka igice cya 16 umurongo wa 17 yaravuze ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyasohoza, kandi kugeza isi n'ijuru bizashirira amategeko ntazavaho n'agace gato k'inyuguti imwe yo muri yo. Rero ari nayo mpamvu ayo mategeko berereje nk'uko muyasoma mu Kuva 20 n'isabato bayihaye agaciro. Yesu ubwe nimusoma muri Luka 4:16 ngo ku munsi w'isabato ngo ajya mu isinagogi ngo nk'uko yari amenyereye, yarazi kuyerereza akaruhuka ku munsi w'isabato. Muzasoma n'intumwa ze mu Byakozwe n'Intumwa 16 muhereye 13 ngo zashakaga ko zijya guterana, zigateranira ku mugezi, zigateranira ahatandukanye, ariko kweza umunsi w'isabato iryo tegeko zikariha agaciro. Ikindi nababwira cyaranze iri torero, ntabwo abari barigize bigeze bakorera ibihembo, nkuko Yesu umwami w'ijuru n'isi yaravuye mu ijuru aje kudupfira no kudukorera, niko nabo yaratumye biganye icyitegererezo cye. Ibyo muzabisoma muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 7 n'uwa 8, aho yabatumye kubwiriza, akababwira ngo mugende mubwirize ubutumwa bwiza, mubwire abantu ko ubwami bw'Imana buje, mukiza abarwayi, muhumure impumyi, mukore ibitangaza, muzura abapfuye. Ababwira ijambo rinejeje ngo mwabiherewe ubusa, namwe mukwiye kubitangira ubundi. Ntabwo rero Yesu n'intumwa ze bigeze bakorera ibihembo muri iyi si, ahubwo bari barindiriye ko bazahembwa bagahabwa ubugingo buhoraho. Mbibutsa ko ndetse ari na kimwe mu byo yagayaga idini y'Abayuda yari yarashayishije mu gushaka inyungu muri rubanda. Muzabisoma muri Yohana 10 aho yabise ngo abambanjirije barabajura ndetse bakaba abanyazi. Ikindi, iri torero abarigize uhereye kuri Yesu birindaga kwanduzwa n'iby'isi, birindaga kwanduzwa n'iby'isi. Muzabisoma muri Yakobo 1:27 ahanditse ngo idini ritunganye ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri no gusura imfubyi, ubwo ni kwa gufasha abakene n'abapfakazi mu mibabaro yabo, no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Noneho ntabwo ryagiraga ivangura ry'amoko, ntiryagiraga ivangura ry'amoko. Muzabisoma mu Bagalatiya 3:28, Abagalatiya 3:28 ngo nta Muyuda, nta Mugiriki, nta mbata, nta mudendezo, abari barariyobotse bari umwe muri Kristo Yesu. Bavandimwe, mwitegereje ubu butumwa bwiza, reka tubabwire ngo turasabwa noneho
kugaruka ku kibanza cy'intumwa. Ni Abefeso 2:20. Niba dushaka kugera ikirenge mu cya Yesu tukabarwa nk'abo yatumye ku isi, ntitube mu bahanuzi b'ibinyoma bayobya rubanda cyangwa se bayobye. Ibyanditswe biravuze ngo twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, kandi Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Ibyo muzabisoma no mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze, urupapuro rw'138, ahanditse ko ubutumwa buheruka nubwo kugarura abantu, nubwo kugarura itorero ku kibanza cy'intumwa. Ibyo Yesu ntabwo wamuguranira ngo yemere, ubaraje bidatinze, aje gutwara itorero rye, kandi ntabwo yajyana itorero ridasa n'iryo yasize. Ngaho mugenzure rero, murebe imikorere yanyu, urebe imikorere yawe, urebe ibyo wizeye, niba bisa n'ibyo Yesu n'abigishwa be bizeye bari ku isi, wishime ukomeze ushikame. Ariko niba atari ko biri, ugaruke ku kibanza cy'intumwa. Ngaho Imana idufashe twese tuhagaruke mu izina rya Yesu. Dusenge. Imana, ugize neza Mwami Imana, uduhishuriye amabanga agaragaza itorero ryawe ry'ukuri. Duhe guhishukirwa kandi dufate imyanzuro. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.